Tugiye gutangirana n'ibintu bitanu. Uvuye ku kazi, ugeze muri jam, urumva urushe cyane, ukaba wagura irindazi kugira ngo aryo uza kurarira. Menu plan, uburyo ushobora gukoresha kugira ngo umenye kuwa mbere nzarya iki, kuwa kabiri nzarya iki. Iyakawa yacu irarangiye, tugiye kuyivanga, tuyinywe. Kanda kuri mwese nitwa Milka. Nanjye nkaba nitwa Fiona. Uyu munsi tugiye kwereka ibintu bitandukanye n'ibyo dusanzwe dukora gatoya. Ngiye gutangira amaseri aho nzajya mbigisha ikindi kintu kijyanye no guteka ariko bitari guteka nyirizina, kugira ngo bitume mugira guteka cyangwa experience mu gikoni irushijeho kuba nziza. Rero niba utarakora subscribe, ukande akangaka uri kubona ahangaha kugira ngo ukore subscribe. Namaze no kubona ko 20% biyonyine ari mu mwakoze notification. Ibyo bivuga ko mutabona ama video yanjye yaje, hari abashobora kuba mutayabona igihe agereyeho ako kanya. Rero ukande notification kugira ngo uyabona buri munota. Uyu munsi rero nkuko mbivuze tugiye gutangirana n'ibintu bitanu. Ibintu ni byitonderwa. Uyu munsi ndakora bitanu, nzongera ko ibindi bitanu nyuma. Icyambere rero ni planning. Icyo mu kinyarwanda dushobora kwita gupanga cyangwa igenamigambi mu kinyarwanda gikomeye cyane. Ahangaha ibingibi nkuko twatangiye tuvuga biratureba, waba uri umusiribateri, warashatse cyangwa wibana wenyine mu buryo butandukanye. Iki ngiki rero ni ukuntu ushobora gupanga ibijyanye n'ibyo uzateka cyangwa na budget yawe uzakora. Ibingibi birimo ubwoko butatu. Kimwe cya mbere kirimo menu plan, uburyo ushobora gukoresha kugira ngo umenye kuwa mbere nzarya iki, kuwa kabiri nzarya iki, kuwa gatatu nzarya iki. Ibingibi bigufasha kutagira gukorera kuri pressure, bigatuma ushobora gukoresha amafaranga menshi cyangwa urya ibyo udashatse. Budget rero ariyo yakabaye iza ngira ngo ubwa mbere ya menu planning. Ugomba kumenya ngo mfite ayahe mafaranga nageneye guteka, nageneye igikoni cyangwa kurya. Nuvuge ngo ngiye mu isoko iko ndi burisange niko ndi bugure. Numva ari 20% y'umushahara wawe ariyo ugomba gukoresha ku biryo. Rero niba wisuzume amafaranga ukoresha kuri ibyo biryo kugira ngo akwire muri ya 20%. Iyo ugeze ku isoko rero turaza kugenda tubivuga, wirinda kugenda kurenga kuri yabisha. Ibyo ngibyo yusanze hari bihenze ndaza kubereka uburyo wabikora. Icya gatatu kingi kiraba abasiribateri cyangwa abantu batabana badafite abakozi n'ibyo ngibyo. Cyane cyane ba mu mahanga, abanyarwanda murimo kutureba barimo kuba mu mahanga. Uvuye ku kazi, ugeze muri jam, urumva urushe cyane, ukaba wagura irindazi kugira ngo aryo uza kurarira cyangwa uze ukagura amaji cyangwa ibyo bindi. Cyambere bituma urya nabi, ariko aya mafaranga agenda yiyongera kuko atari muri budget y'ibyo wapanze kandi wamaze guhaha. Ibi ngibi rero biraza kugufasha kugira ngo upange urye neza kandi ukoresha amafaranga makeya. Muri ibi ngibi ndaza gushiraho ibintu byabafasha muri description. Ndaza gukora menu plan iyo ushobora kwifashisha kugira ngo ukore. Icya kabiri rero ni ikintu twakwita seasonality cyangwa mu kinyarwanda icyo twagereranya nko kumenya ibiribwa bihendutse ku isoko icyo gihe. Bihenduka kubera ko ari byo birimo guhingwa icyo gihe. Ngubu ku isoko nkuko mubizi amaronje arimo guhenduka, ngira ngo ikiro kirimo kugura kuri 500 kandi mu minsi ishize byari bihenze. Mu gihe cyiza yenda hazishobora kuba hariho imyembe cyangwa ibijumba aribyo bihendutse cyangwa ibirayi aribyo bihendutse. Ubirayi birahenze, ushobora kubisimbuza ikindi kintu. Nubwo navuze ya menu plan, nkaba navuze budget, ibi ngibi bigufasha kuguma muri ya gahunda. Budget yawe nubwo ibintu bihinduka ku isoko, budget yawe ntago igomba guhinduka, ahubwo ugenda ubihindagura kugira ngo ukwire muri ya budget. Ubwo birumvikana ko iyo bihendutse cyangwa bizamutse cyangwa bimanutse, na ya menu planning cyangwa uburyo ibintu birya buri munsi nabyo bihinduka. Ibi ngibi ugomba kubyitaho. Icya gatatu, cooking from scratch, aho ibintu byose ushobora gukora ushobora kubyikorera mu rugo. Urugero,
abafite abana ngira ngo babizi ko abana bakunda yawurute. Ni gute washobora kwikorera yawurute mu rugo? Mu minsi iza nzabereka uburyo ushobora gukora yawurute ku bana. Hari abakunda gukoresha amafaranga ku mugati, ku mandazi cyangwa n'andi snacks ari atandukanye. Mu minsi iza naho nzabereka ibyo bintu ukuntu wabikora. Niba utarareba video yanjye y'amandazi, tuzaza kwishira kuri screen kugira ngo ugende uyirebe. Tukirimo kuvuga ibi ngibi, abantu benshi bakoresha amafaranga ku ikawa. Uyu munsi ngiye kubereka ikawa yoroshe ushaka gukoresha mu rugo, igatuma ukoresha amafaranga makeya kurusha ayo usanzwe ukoresha. Turakenera isukari ubiyiko 2. Ndimo gukoresha ikiyiko cyo kurisha. Ngiye gukoresha ibiyiko 2 bya nescafe. Hari abandi bambaza ese nshobora gukoresha ikawa isanzwe nk'ingi idaseye cyangwa dukoresha mu ikawa. Hoya, iyi recipe ushobora kuyikoresha ni ikawa iri instant yonyine. Ibintu byose ndabikuba ku buryo bingana. Ubwo ndashiramo amazi, ibiyiko 2 by'amazi ashyushye cyane. Hanyuma akazi karatangira. Ndakoresha akangaka ka whisk kugira ngo bakita umutozo. Turakoroga, uravanga kugeza ugeze iyi ngiyi iyo twakwita soft peak. Ngira ngo urabibona. Hanyuma ya kawa yacu irarangiye, tugiye kuyivanga tuyinywe. Ushobora kuyinywa ikonje cyangwa ukayinywa mu mata ashushe cyane. Ko mwabonye twashizemo ice. Milka arashaka kumvaho, ariko murabizi abana ko batanywa ikawa, ako karaguhagije. Icyakane ni ugukoresha ibiryo byasigaye ku byo watetse undi munsi. Mu cyongereza ibyo twakwita using leftovers. Iki ngiki rero kirakomeye ku bantu bo mu Rwanda, kuko twumva ibiryo byakoreshejweho kare bigomba kubita bijugunywa. Uko ukomeza ujugunya uyu munsi ujugunya ejo, amafaranga agenda yiyongera. Ibyo urugero rumwe dushobora gutanga, uko umuneke mubona umaze igihe waranetse cyane. Uyu muneke rero nubwo umaze igihe ushobora kuwukata ukawushira muri freezer angaha hejuru. Uyu nguyu ukashobora gukora smoothies, ushobora gukora ku bantu bafite abana, ushobora kuwushyira mu biryo ukaza kuwunomba no muri bya biryo. Ushobora kuwushyira muri cake cyangwa imigati itandukanye tuzabereka mu minsi iza. Urundi rugero rwumvikana ni nk'ibintu bijyanye n'umuceri. Umuceri dukunda guteka ugasanga usigaje yenda amarushe 3 cyangwa 4. Uwo muceri ushize muri frigo, umunsi ukurikiraho ushobora kuwukora ugakoramo yenda fried rice, ushobora gukoramo umuceri ufite
imboga zitandukanye n'ibindi bijyaniranye n'ibyo ngibyo. Ushobora kuba rero wasigaranye ibishyimbo watetse, ibyo bishyimbo nzabereka uburyo ushobora kubikoresha mu minsi itandukanye kugira ngo ukore ibiryo bitandukanye. Nubwo ari bya biryo byasigaye ukabihindura, ukagenda ugerageza gutandukanya ibiryo kugira ngo abo ubana nabo cyangwa nawe utabirambirwa ariko udakoresha amafaranga menshi kubera kwangiza. Icya gatanu nicyo turi bwite guteka ibintu byinshi icyarimwe, cooking in bulk. Ibi ngibi ngira ngo abanyarwanda barimo kudukurikira bari mu mahanga benshi barabikora, ariko ababa mu gihugu tumenyereye guteka buri munsi kubera ko dufite abadufasha mu mago cyangwa n'akamenyero gasanzwe. Rero ibyo ngibyo bituma ukoresha umuriro mwinshi. Niba ukoresha na gaze urakoresha gaze nyinshi, urangiza amasaha n'ibindi bintu bitandukanye aho ngaho. Ikindi iyo bitetse byinshi ushaka kubishyira muri freezer. Icyo namaze kumenya nuko iyo freezer yawe irimo ibintu bikeya ukoresha umuriro mwinshi, kubera ko umuriro ukoreshwa mwinshi kubera ko ushaka kugira ngo ubukonje bugumemo. Ubaye ufite ibintu byinshi wamaze guteka ukabishyira muri freezer, ugabanya no kuri wa muriro. Aha ngaha rero muri ibintu bishobora kugufasha guteka muri bulk ni nk'amasosi. Ushaka gukora isosi y'ibishyimbo ukayikaranga uko ihagije kose, ukayishyira muri freezer, ukajya ukuraho ushusha yenda uteka umuceri n'ibirayi cyangwa n'ibijumba icyo urya cyose. Kimwe n'imboga ushaka kuziteka ukayishyira muri freezer, ukazazivanga n'umuceri cyangwa n'ibindi bintu urya ako kanya. Ikindi gishobora kugufasha aha ngaha kuri bulk ni ikintu cyitwa slow cooker. Hano namaze kuzibona mu maduka atandukanye. Iyi ngiyi ifasha gutekesha umuriro mukeya ariko itekana byinshi, kuko ushobora kwishyiraho timer ukavuga ngo nshizemo ibishyimbo byanjye amasaha 8 ngiye ku kazi, usange bihiye imeze nka frigo, nagitwara umuriro mwinshi, actually twara umuriro mukeya kurusha frigo. Tugiye kurangiza rero tuvuga resume y'ibyo twize uyu munsi. Icya mbere gupanga, icya kabiri gukoresha ibintu bihendutse ku isoko, icya gatatu gukora ibintu utangiriye kuri scratch, bya bintu twamaze kuvuga bwa mbere. Icya kane gutekesha bya bintu wasigaje arizo leftovers. Icya gatanu guteka muri bwinshi. Bya gusoza mbaha umukoro wo gukora. Mugiye gufata impapuro 3. Urwa mbere urashiraho liste y'ibintu byose ukoresha mu rugo usanga uhaha. Kuba atayifite iki nicyo gihe cyo kugira ngo ukore liste y'ibintu byose ugura mu rugo iwawe, ari ibyo uteka cyangwa n'ama snacks mukoresha mu rugo. Iyo ni liste ya mbere. Iya kabiri urafata ya liste ya mbere ushireho ibintu byose ushobora kwikorera mu rugo. Niba ari yahurute ukoresha nyinshi ushobora kwishyira kuri no liste ya kabiri. Niba ari amandazi cyangwa umugati ushobora kwishyira kuri iya kabiri. Iya kabiri ndashaka kugira ngo ushireho ibintu ushobora gukora mu rugo kugira ngo ugabanye amafaranga. Iya gatatu ndashaka kugira ngo ushireho ibintu ugura uvuga ngo ibi nshaka kubikoresha cyangwa nshaka kutabikoresha. Bya bintu ubaye ubikuyeho bitagira ikintu bigutwara, uyishyire ku ya gatatu. Hanyuma ukwezi gukurikiraho kutari ukunguku bikozemo ukoreshe liste ukuyemo ibi bya kabiri n'ibya gatatu kugira ngo uba ufite ya liste ya nyuma irimo ibintu bikenewe gusa. Niba utarakora rero subscribe nuko nabibabwiye uyikore. Iyi video muyisangize abantu benshi, mukore like, mutubwire icyo mutekereza. Izi video zizajya ziza rimwe mu kwezi. Naho gutaha, goodbye.